bajye banyihereraho ndabemereye mbaye po yanyu munyiherere nawe yari sinyiheraho nkande nese warabyishimiye man ntabyo nzi undi namukuyemo azakora indirimbo ze niba kazaje mani yago wamuvuze niba bataje no kudusuhuza no sobonye ko mpepera ya mpepera nta kibazo dufite iyo mbonye araguruka arishinja iki sitware turi kumwe iyo ufashe iyo unyegereye turebana amaso mane n'umuntu utagira isoni amaso ku maso turebana gutya natwitse essence yanjye ntuzi n'ahandi nanyuze nibazo nagize wenda na polisi yanyandikiye nje kukureba ngo nkeneye umuhanzi wawe niyanyishyuza sahubwo kambwira ati nyishyura lebo yanjye irishyuza dukorane n'umuhanzi nayamuha ariko iyo ndebye manu ugahita umbwira ngo va mu ndirimbo ngo nguha amafaranga sase n'agasuzuguro bro. Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye? Ifashishije application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza. You already know my people out there. You them call me a good bad boy shot, a cooler believer, champion, most conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one bad news. Bad news in the movement. Bad news in the city. Bad news in the nation. Bad news in Kigali. Wagwan. Bad news. You good man? Bomba clat to them. Wagwan, my brother. Bomba clat to them. uyu muntu reka Joe Pistata Amani. uyu muntu namuzanye mu kiziriko yari yanze kuza ngo kuri kamera navuga ni turagenda mugomba kumuzana none ngo aya ni for them none nazanye ndi bimeze bite se yago abantu meze neza ndashima Imana urabibona nyine nawe nk'umuntu ureba reka twakire na bad news representative yitwa AB Godwin. Man, I see the camera rolling. Muramwibuka mu ndimo zitandukanye abahanzi yagiye afasha yagiye akorera bose hafi ya bose indirimbo yasozaga bavuga ngo AB Godwin, I see the camera rolling. N'uyu nguyu mu ndirimbo iherutse yitwa Breezy, indirimbo yise Abayuda, ako kantu kari karimo n'uyu nguyu ari nawe nyiri bad news. Man, turakwakiri. Murakoze cyane yago Meze fresh iyi microphone bro najyaga numva nayifata ma noneho nkumva nabona kuyifata byanze nkaba najya mu mujyi ngakoresha indi sagurya nkumva ko yiyegereze ubivuga babyumva nabishaka nkajya nikorana ikiganiro nkashaka n'umutipe uvuga nka yago cyakoze nkajya mushutinga overshoot hano bakajya ngo ni yago ariko mfite microphone ya yago umuntu ni akanyorosha gakaka negira ngo tubwire amani baherutse ngo kukwihereraho nararire mu kiganiro bakwihereraho ninde wakoze pasta ku mavuta muri nari kumwe mu kiganiro no tuzajya tuvuga ibintu bizima kukubwira ko washima yago yari kibyo vuga ubwo byarabaye ntese arabihimbye ntuka bikinyabwo ntukagira ubwoba amaji nta kibazo niba byarabaye ubyemere ko byabaye ntugahakane ibintu bajye banyihereraho ndabemereye mbaye po yanyu munyiherere nawe yari sinyiheraho nkande nese warabyishimiye man ntabyo nzi ibyo bintu ntabyo nzi ntago uzi ko byabaye nta sibwo mbimenyeye hano ntago njya nkurikirana ibintu bidafite ikintu bifashije mu izina ry'Imana. Tuzagira ikiganiro kirambuye cyo kuvuga kuri Godwin, ariko ndagira ngo duhere kuri kino kibazo. Izina ryawe AB ubundi muri alphabetic cyangwa se alphabet tugira A B C D E F G H I J K L M N O P Q R W X Y Z. Wowe witwa AB Godwin. Yego. Ndayo tubwira izina AB risobanuye iki? AB ubundi mu mazina izina ryanjye original ni Abed. Nahise mfata inyuguti zibanze. Abed. AB. Haima Godwin. Godwin rero ni umuntu witwa Campus warinyise. Icyo gihe hari ukuntu kwari turimo turatangira production tuyinjiramo mindani turi kubura amazina. Uwo munsi nawe niwo yituweho Campus, ngewe ahita ambwira ngo wakwiswe gutya. Umva nakantu ka fresh gatwika tayari. Nyuma waje kumenya ubusobanuro bwako? Godwin si ijambo ry'icyongereza risanzwe. Risebani iki? Harimo ijambo, harimo God, Imana, win yo gutsinda. Ibyo bintu bihuje bibyara irindi jambo.
umuntu aratwika baba batwika nyine ni Imana itsinze ngo niko mbyumva si Godwin oya ntago ari turatsinze yitwa harya waruvuze ngo irya mbere ni chama ntago ubuse ntago wabyumvaga ari n'abantu mwana ugasaba umuntu dufite abantu bafite amazina akomeye nka new generation abenshi nzi indirimbo zabo ariko gufata izina ry'ugasanga man ry'umuhanzi ugasanga umuntu yitwa ngo Christian Rocker ubwo se ukiba nyine ni urugero nari ntanze tugure nk'amazina yakugoye hari abatipe baririmba ni bakorana Ish Kevin ari umwe nzimwe yitwa Ririmba riroroshye abandi ntago ushobora kumbaza ubwo se Ken Keshat urumva umuntu wo mu Rutsiro yafata Ken Keshat nyine baba bayafite ariko nyine yabivuga mu Kinyarwanda akana k'ishati oya ni Ririmba urumva ukuntu umuntu aryoshye Ken Keshat urumva kandi baba flowinga neza bumva umuziki wabo hari n'uwitwa Pogatsa uramuzi Pogatsa sha muri Green Ferry Pogatsa yarya ni Nyamisi ni Nyabingi ayirimo rero bivuze ngo ngewe ngiye kumva indirimbo ndabanza nkamenya n'izina rya nyirayo Ririmba ndamwumva cyane nka Bushari urumva ni izina Ish Kevin ndamwumva ariko kuko hariho Kevin ariko yitwa Ishkripa byari kutuma nyine ntabyumva ariko navuga ko amazina ya AB Godwin ni AB ni ibintu binakurikiranye mu AB biroroshye ko twarize AB ihobwe yo yita ABCD Godwin ariko ayo mazina yita ntari bize kongera amazina ntago ari nyine ni iki ubose mvuga amazina yavuge Hakizima yavuge Hakizimana mani yenda bivuga Hakizimana mani iyo yawe cyane uyu mugabo ngo yitwa ngo Hamad uvuze ngo ntabivuze Abed man Abed okay sorry abeg reka twigendere gutyo twinjira mu kiganiro batwisa underground ngo turi down I Kigali ni town tukabakoma amasound bombo clad kubona tu mukatwirengagiza manye ndirimbo ndayemera yago muri iminsi iri kunkorera umuti tekereza ko amani warayikunda byadanje kujya shobora banyumva mu rugo baranyinuba tikuramo iyo ndirimbo twarayifashe mu mutwe no nahamagaye uyu mugabo ndamubwira nti man Shan Breezy wayumvisha ati byihorere aho yavuga bya bintu wambwiye yavuze ati ni umuntu w'umuyitinzi man iyi ndirimbo ni hatari bya hatari mpita muhamagara Shan Breezy ndamubwira man iga ibintu wavuze bite arambwira ati ariko tuntu dusanzwe ibyo mbateganyiriza ni byinshi kama iriya ndirimbo yaragukanguye imeze nkaho hari amagambo bakuririmbiye wowe nahise mubwira ni maniga tugende dukora n'indirimbo urumva kuri Bad News Studio ni studio ya AB nayikumvishije urayizi aranyemerera noneho bihita biba masi natokoye amafuko abishyize hanze ndavuga nti shase urantanze ntasoni uravuga wowe Amag yarambwiye ngo hari ibintu aririmbye ameze nkaho ari indirimbo yanjye nakaba yanyiriza indirimbo man ndavuga nti noneho reka dukore wenda karumuna kayo kirani mukuru Amag mwakoze niyo nkuru kuko niyisesereza oya gira iki irasesereza ndeke kubivuga ega Amag sigari ikinyabwo yasimana usigaye ubwoba ku buryo umuntu avuga ikintu ugahita ubona mani urakonje atemera imbwa ngo ngiye ngo niki sicyuyi ngo ndi ama
ngo ni pongo n'imbwa njyewe nabishokoje uko byogoshe jameze nk'umuntu wanyuze ahantu bakamukubita bakamubya ibintu bamubuza kuzongera kwemera cyangwa kuvuga ya muntu wankubise nuko mba nshaka kwimahoroniza nta nazabona abantu baje kuri YAGO TV show baje kuvuga kuri Amag kuko iyo mvuzeho ubumemukiye nanjye ntago ndyama ngo nsinzi no ngo bita nyine uburi kumbangamira umuntu akavuga ati wabonye runaka ibintu yakuvuza ariko ibyo nakavuze sigaye utinya kuvuga ma ubuse ndi guca amarenga ibintu navuga ibyo uvuga ibyo kuvugisha true ibyo kuvuga ibintu biri ku murongo uko bimeze baravuga ati toute la vérité ce n'est pas bonne à dire ukuvuga ngo rero ngira gahanga gato muri iyi minsi akarinda urugo abavuze ibyo mwavuze mwabonye byababayeho so rero sinshaka kujya muri kariya gatebo muri make mvugishije ukuri kwanjye yego aba bagabo babiri mubona hano kuri YAGO TV show batuzaniye indirimbo nshyashya indirimbo bise Godwin ntagikwe ngo ntagikwe maze iminsi ibyo mbivuzeho yari yambwiye ngo nze ngo nge nicara imbere ya YAGO TV show ngo nyisobanureho kandi nawe ayiririmbamo namubwira nti nutajyayo nanjye si njyayo official noze nze mvuga umuntu nawe ashobora kwivuga none se kuki indirimbo Godwin indirimbo tubwira ubundi ukuntu project yatangiye mwayitangiye gute indirimbo gerigeze ku musozo indirimbo projet uburyo yatangiye ntekereza idea hari ukuntu njya numva nasora indirimbo rabizi no hanze birakorwa ba DJ Khaled basora indirimbo wenda icyo bakora nuko batayiririmbamo cyane yego ariko jewe nk'umuntu numva mba ngerageza kuba naririmba nkavuga nti najya nyigaragaramo ariko mfata decision ndavuga nti ideo nari namaze kuyibona deja iyo slang ya ntagikwe yari maze iminsi trendinga kandi yema nshaka no trendinga nk'iryo jambo icyamamare yo ya mbere byari jambo ririho ubu ngubu buri muntu wese yita icyamamare ndarenze gize gute mpita nyirimba nanjye nigize icyamamare ariko nasanze ntari n'icyamamare sha break nkubwira ibintu byabaye man nabeshya abantu muri ngo ndi icyamamare ndarenze kiza kuri YouTube ngira views 1000 kugera n'ubu banze kurenga nza gusanga ntago ndi icyamamare reka tumusabire channel yitwa nguki yitwa Bad News Entertainment kuri YouTube mufashe rwose okay noneho ubwo amajara ashaka kuvuga amavuga umuntu uvuga n'ibintu agahinda banze kurenga habuze n'undi muntu oya gihe cyo navumbuye nuko nasanze ntari icyamamare wapi mumbabarire Godwin ntago ndi icyamamare mu kimugire wenda bakiri bagerageze wenda hajeho umwe babiri batatu bane barenga 1000 asobanura indirimbo njye ko ari nziza banze kuyumvira iki oya bayumve cyangwa hari indi kata oya komeza twibwire okay ubwo noneho ngira idea ntagikwe mfite studio mu rugo Bad News Records na production ndagerageza urumva nzi kuba na recording ibintu byose bikarangira amayifinga kiramo byose bikarangira ariko ubwo mu rugo haba hari amabit menshi kuko Sean Breeze ni ukorera muri studio abaye afite amabit yakoze akayasiga gute na gute mba mfite uburenganzira bwo kuririmbamo kuko akenshi izo abazakoresha manziza mfata beat ndavuga ni subundi waririmbamo nkumva uburyo bimeze mba ndakompoje nkubita chorus na verse na chorus ya mbere ya ndayikubita numva kameze neza hari ukuntu nawe ukora ikintu kumva kara soundinga neza ndavuga nti ndimo ngiye kuyikomeza ndatekereza subu ndaza gushyiramo uhe muraperi bro hari ukuntu umuntu asigaye ashaka abaraperi mu Rwanda akubura umuntu uri trendy kano kanya sibyo ubu ngo hari gutrendinga ndavuga abaraperi barapa apana barimba drill nama yego nama trap kandi ngiye mashaka umuntu urapa bisanzwe tu noneho nshaka umuntu ushyiramo ndamubura nza kuvuga nti washyiramo umuntu runaka mani yagomba wese ndi ubivuge ako ni n'ibintu byambabaje tu urumva nza gutekereza ku muntu nawe su wa danger nyine gusa ibintu bye ni sawa ndavuga nti uwamushyiramo ariko mwagiye mubivuga ibyo bintu muhishahisha ko ari nabyo bituma tugenda uwo muntu namaje ntago ari wowe ariko neso izina ryawe sindizi ntitwicaranya inkuru sindayikomeza sorry wowe ufite uko waje ndagira ngo tubivuge ntekereza umuntu ntekereza umuntu
ndamuhamagara umuntu afite lebo ndamuhamagara ndamubwira nti natekereje indirimbo nsanga wayiririmbamo ndamwaneka ngo he sample wumve yumva sample arambwira ati man vuga na management yanjye indirimbo ni fresh tuyirecording ndangije ubwo mfata imodoka nifatira inzira zijya za Remera Gasabo muri izo nce ya guhura na management ye management nyumvisha indirimbo management ni ukuvuga ngo ntago ari nge wari buretse ariko cyeka nimba ari iyo ndirimbo ya mbere ya Racine uri kuvuga indirimbo zi waririmbyemo none se waretse nkarangiza inkuru mbese ngewe naje reka ndangiza inkuru uraza kumenya ibyawe uko byaje ese ubundi ko wari code inzu utari buvemo bitari bukunde indirimbo igiye gusohoka kanya ukanye ushobora kuri no ku uploading ariko urumva ko nawe utekereje tukomeze twumve bwa nyuma man ibyo ni no man ibyo boro ni no kutu ese waretse nkarangiza waretse kuri trend okay sawa ntari nubwo wasanga utari hit ahubwo wasanga ndi kugushakira hit sawa urakoze oya man reka mvuge inkuru uko bimeze wewe uretse kubanza akaranguye sibyo urumva man ngera kuri management y'uwo musani mvugana nabo nyine afite management n'uyu mutipe umwe mu managing ato ndamubwira nti ngiye nshaka gukorana n'umusani wawe kwanza bose ni amahumi yanjye tu ni inshuti zanjye ambwira ati twumva indirimbo hari no kuna barimo no kwikina ngo twumva indirimbo ngo wasanga ngo ari n'ikintu kigiye kunyicira umuhanzi ako kantu nkakabika hano urumva umu rapper afite management amanagingwa n'umuntu umwe ubu nguwo nta okay komeza ndagenda mumenye ndava hano namumenye nta ribi n'umumenye turaziranye abarapiranye nande abaraperi bose turaziranye ndetse abaraperi bose management yabo yose urayizi okay umuraperi ufite ndangije mu Rwanda mbamuzi nta ribi ndashidikanya mubonzi nushaka umumenye urumva nimpakana ko atari wese urankura iki kandi utamuzi ubona nta propoje umutima wanjye nta kibazo sawa ndangije umusani umu manager arambwira ati indirimbo ndayimwumvisha icyo gihe hakirimo igitero kimwe na chorus ndangije ndayimwumvisha aravuga ati man indirimbo se kwirenza urumva nako kabika ahantu oya koko ntabwo nagomba kukabika ahantu kuko deja niba avuze ngo irarenza nagombaga kubyishimira bivuze ngo collabo ndayibonye muri iyo management navuga nti okay ubwo avuze ngo ni nziza tayari ngira ngo birangiriye hagiye kumbwira ati genda mukorane abaravuze ngo noneho igikurikira iyo ndirimbo nguha ngahe uyivemo dushyire mu ndi musani uri kumva abayuda ruba mare yuda baturusha power ngo nago baturusha power urumva bro nago baturusha power ahubwo turaceceka cyane ndangije ndamubwira nti amareka waretse nkarangiza inkuru man reka ndangize inkuru kuzana ibintu byo kuca hirya no hino bro mu biki gende kuvuga project uko imeze none se kugezemo akahita avuga inkuru agahita aririmbamo abayuda nari muyuda ngomba nari ngikomeza nanjye nkamenya ukuntu nzamwitwaraho komeza tugende numve ndangije arambwira ngo urashaka amafaranga ngahe uve mu ndirimbo kiremo undi musani nawe ntari buvuge uzwi hano mu Rwanda none ahite koko collabo ikomezanya n'umuhanzi wanjye ndamubwira nti never urumva ndamubwira nti ntago mpagaze nabi kumufuka cyane ku buryo nagurisha indirimbo natekerejeho merci nago nafata nago mana arimo arakora nkayaga kanyombya oya nari nyibonye kubereye nari nkwe ndangije ndavuga ngo ntago biri bukunde jewe icyo naje kugusaba nicyo ngihagazeho nkeneye collabo ntago ndi buguri n'umuhanzi wawe ntago ndi bugurisha indirimbo ndamukatira twarangije arongera arambwira azana indi proposal ya kabiri ati none se niba indirimbo utayivamo ngo tuyihundi noneho tuguhe nanone anga imana banza nsa n'umunyenzara mwana banza nsa n'umuntu utagira amafaranga oya simbizi nyine hari ukuntu umuntu akubwira ikintu kumvura n'ababaye icyanwa se urumva ngo noneho ndaguha angahe kugira ngo indirimbo uyiririmbemo ariko project uyikwake ibi ya lebo tuyikore soke ku mazina ya lebo yego ibi ya lebo ubwo bivuze ngo jewe nta nibyo indirimbo ngomba gukurikirana nariya yanjye ngende ndavuga ntatse man ibi ni ibiki ubwo ntangira gutekereza nako kantu mba ndi kuvuga we umuntu ari kubona mfite inzara nkeneye amafaranga ndavuga nti nibyo ntago bikunda
urampa collab cyangwa ntayuma abonye nyine byanze kuko n'ubundi tuba dusanzwe turi abajamamani muri showbiz babizara ukuntu ubuziranye n'abantu urumva ashobora kubaho ubwera nabuze n'ukuntu nkatira hari igihe ubura inzira yo gukatira umuntu mani ukanyura hirya hino yego aravuga ati ntaribi genda muyikore mpamagara umusani we ndamubwira nti manager wawe yakumpaye dukora n'indirimbo umusani ati ntaribi ubwo icyo gihe nahise ngira kimezo kuvuga ngo indirimbo reka nyikore ibe fresh azaze gukubitamo ari ibyo bisigaye byonyine ko nagomba guhita mfata projet nkahita nyisubiza uwayitangiye akayikora akayirangiza yego ndangije umusani iryo joro mpita nkubitamo indi verse ya kabiri mbese ibyanjye ndabirangiza hasigaye ndanamubwira nti nakoze udutero dukesha ukore verse ndende kugira ngo indirimbo igire utunota twisumbuyeho ngo yengo ntaribi ngo mpereza numva ibindi ngo wongeyemo simba ndayimukubise no bivuze ngo muhaye ibitero bibiri na chorus habura we arangije indirimbo barayifasha demo wiha umuhanzi cyangwa wiha manihaye umuhanzi ndambwiye ahubwo umuhanzi we yarambwiye man nibagiwe umuhanzi deja ndi kuri codinga yarambwiye ngo man ngo nyohereza ngo sample ya ndirimbo bro nubwa kabiri nari nyimuhaye arangije arambwiye ngo nyohereza ngo sample ya ndirimbo ngo nandike ngo nibiki namwe se man sinayiguhaye ngo ndashaka none ngo ushyireho ngo beat inyuma ko nari nayikase ngarukirije kuri chorus ngo nshyiraho ngo beat inyuma ngo mbe nandika ndambwiye nti okay ntaribi ubwo mbanza kurangiza ko nari codingaga mpita mwohereza sample maje kuyimuha ubwo bukeye manager we anyandikiye kuri WhatsApp ngo nyohereza ngo ya sample ngo yigikwe ngo numve mwana ngo ukuntu bimeze ubwo jewe nziko tukiri muri projet ntaribi mbamukubise noneho sample iri full irimo ibyanjye hasigaye umusani we arangije ahita nyohereza voice note man nigakuka byose ndabifite urumva ngo man ngo indirimbo ngo irarenze mwana ngo mubuhamagare ngo muyikore mpamagara umusani we yanga kunyitaba guhera uwo munsi bwa nyuma yanyita byambwiye ngo man ngo tuze ngo gukora uyu munsi uyu n'uyu ngo umusani umusani ngo tuze gukora uyu munsi n'uyu ngo kuko ngo ejo ngo manager ngo ari kumpobagiza ngo dufite izindi gahunda ngo nibiki man akambwira ibintu bitumvikana noneho ngewe nshobora kuba ngera siziye musanse nk'umuntu yari kumbeshya mpita mbyumva cyangwa se ashaka kunyura handi hana adashaka kuma service mpita mbyumva ndamubwira nti noneho uri hehe nze nkwifatire nkuzane kuri studio turi coding ngo subize naho uvuye yego ngo ndi mu mujyi ngo hari ibiboro ngo turimo turagura ngo mu isoko rya Nyarugenge ngo mani ngo gute na gute ndamubwira nti nari namaze kumva ko hameze nk'ahantu harimo cenga ndavuga nti noneho reka mere nk'uwinaniza ndebe yuko nabyemera ndemera ninaniza indirimbo irangira ndamamagara mbwira ahantu muri noneho nze ntegereze ibyo murangiza n'ibirangiza ngo mani ngo hari n'imvura ya dana mwese ko nzanye n'imodoka ndi buparike muri parking ya isoko ninjire tumanuke twinjira mu modoka dusohoka ngo baretse ngo nako ngo ndaje ngo nkubwire tanumva ko harimo ikibazo cyo nakoze n'iki nahise natse imodoka nditahira oya no naramubwiye ngo wowe nubona mubirangije umpamagara mitanatse imodoka nditahira ndavuga nti niba koko naba ari serious turi bukore araza kumvugisha nigira home ndatuza ariko ubwo deja nari namaze kumva yuko harimo ikintu ndategereza kandi waratanze demo ndategereza wapi ndangije icyabaye niki haciye nk'umunsi umwe cyangwa ibiri hari stati y'umuntu nabonye iriho amafoto y'uwo muhanzi na manager we no muri studio na producer bari kuvibinga iyo ndirimbo urumva man bari kuvibe iyi ngiyi twakoze reka ndangize man no kuki buri gihe mpura muri soma ubwo ndi koze man nari nzi ko tuje kuvuga ngo twasohoye indirimbo buretse nsoze ama urumva yago ubona baravibinga indirimbo harimo na wa musani bashatse kuyiha guha imirongo naririmbye mpita mvuga nti tayari none abasaza katangiye nyina akazi tu ndamona ko harimo ikibazo mpita mvuga nti ariko ubundi nari natekereje nabi urumva mana ari ikintu kikubaho bikangombwa ko utekereza kabiri ugahumuka ntekereza nti ubundi si y'indirimbo kuba twaririmbye slang ngo nta gikwe urumva ko ni ibintu bitumvikana neza mani mu bantu mu babyeyi mu bayobozi b'iki n'ibiki nta gikwe ngenda saba imbabazi igikwe kirahari ni indirimbo sibyo ndavuga nti se ubundi wajya ku mpande zose uwo muntu afite management umuraperi okay ama wamumenye twe tukomeze nta kibazo nta kintu Kevin nta management akigira ngo tuma turi mu baperi barimo gutrendinga Kevin nta management akigira
witwa Betray ari Papa Kimama yibera muri Relation Music. Mwaretse gukeka ko ari njye ubizi. Witwa Ken Keshat nawe nuko barakirwana ubushari nta management afite kandi turimo turaba ari trend ubwo hasigaye namumenye ariko wabona wanibeshya ariko oya nta gikwe umuraperi ni Amag the Black urumva yago ndangije ndavuga nti ubundi uwahindura nagombaga kuba ngomba kumumenya namumenye nyine buretse reka nsoze mani wabona wanibeshye siko ari njye umuzi ndavuga nti ubundi ibintu ngiye gukora ni ibiki iyi ndirimbo ndi kuvuga ko nta gikwe ndi gukatira igikwe biramutse bibaye se n'ibibazo reka nshaka umuntu waba warigeze kugira gutya akagira ukuntu akoraho ubukwe dushaka nagaruka ari umuraperi Nonese Amani niwe muraperi wakoze ubukwe wenyine mu Rwanda umbwiye utuntu oya buretse mubaza niwe muraperi wenyine wakoze ubukwe mu Rwanda nzundi none se nyine ariko nta abandi bivanze barenze umva nabonze abandi nzundi ariko misemenya ubwo nayote ndangije bari kuyivayibinga nkeka ko nubo bakiyivayibinga urumva ndavuga nti noneho igitegerejwe nuko indirimbo yihuta isohoke hakiri kare abandi bakomeze bavayibinge tu ndangije mpita urumva ko bameze nk'abakugambaniye wabatanze indirimbo bahise basnicinga baca ku ruhande indirimbo ijya gukorwa njewe nyiri idea nyirayo uwo bashakaga gushyiramo ngo nyihe n'uwo nashakaga wo muri iyo label na manager aho ngaho nawe yabyimbye ameze fresh urumva bitambona ko harimo ikibazo ndavuga nti noneho na idea irahindutse reka nshaka umuntu wakoze ubukwe niba ndi guhakana igikwe wa muraperi nawe aze ashimangira ubukwe sibyo niyo mpamvu numvise Amag the Black mu mirongo gukatira arankatira cyane ariko ikibazo cy'iwarakatira kanarengera ariko se muba mushaka ko umuntu abigenza ararenge ama rero ntago ngewe nkora umuziki wo kuvuga ngo ndi kwigira kana keza nimba umbwiye ngo nta gikwe kandi wowe warakoze ubukwe wavuze kukennye cyangwa ama nta magambo waba wibuka muri vasi yawe ngo uyarapira abanyarwanda oya bajya kuri YouTube channel mbivuge mbirape oya wowe ahubwo ikintu mbonye wanze kumbwiza ukuri ngumbwira ngo ibintu nta nubwo nagombaga kubwiza ukuri se kubera ikintu ko yari iyanjye hari ibindi bintu nari kuvuga mu bwo nyine ahubwo uvuga mukise mu ndirimbo ko iyo story mbabwiye harayihurira n'ubukwe kandi indirimbo yari ubukwe oya ubwo nabyumvisha indirimbo nyine ariko nta ribi ngicyo nakoze ibyo nagombaga none se sibyo si bihagije reka AB akomeze AB hanyuma ubona bamvayibinga hakurikiye iki nawe uzababwira uti ibyo bintu muri nawe nagombaga kubwira indirimbo yanjye nawe uzi buriya hari ukuntu ubwira umuntu ukamera nk'umukanguye sibyo iyo babona ko nabibonye indirimbo bari kuntanga kuyisohora sibyo ibyo urabyumva bari kuntanga kuyisohora kandi njyewe nta kintu nari kuza mvuga ngo indirimbo ngo ni yanjye deje abantu bamaze kuyisohora abantu bamaze no kuyumva ariko aka kanya indirimbo kuri YouTube iriyo sibyo ari yawe ari yanjye na Amag the Black nta nundi muntu uyirimo uri kumva icyo nakoze ni iki nahamagaye Amag mubwira indirimbo uko imeze aranayikunda yumva ni fresh man araza turarecordinga tubikora fresh indirimbo irakorwa irarangira abantu baracyavayibinga man n'ubu baracyavayibinga ubu ntago bari buyisohore man jewe ariko ndideclare indirimbo yanjye ndayideclare iri kuri YouTube yitwa nta gikwe ni ya AB Godwin na Amag indiri busohoke ifite melody ziri kuri YouTube bagiye kureba kumva sibyo amagambo man yo ntuza man hari ukuntu uba ufite na ide mbese nakubwira ufite nk'ibaruwa ufite umutwe wayo ibaruwa ikora iki niki udafite body y'ibaruwa sibyo mbese cyane ko niyo slang irazwi ariko biragoye kugira ngo umenye ibyo wavuga kuri iyo slang sibyo urumva ko ningewe ufite ide y'icyo gitekerezo ningewe yidevelopye ndamanura nkora body yayo paka irarangira mu gihe bakoze titire wenda cyangwa bazanye oyo ubwo bafite na body indirimbo ziko bayifite yose bamfite iyi ndirimbo nta n'ikintu bayihinduraho ngo gipfe gushoboka biragoye sibyo urumva ko banayirimbye n'andi magambo ariko ngiye numvise vibe ari mirongo yanjye melody nizanjye cyo gihe Amag yari atarajyamo ubwo rero wumve yuko
muza cyo ko yankurisha nahitisha yego reka wavuze byumvikanye ariko hari ibindi nshaka kumwibariza reka nkubwire ibi bintu byamubayeho njye ndumva ari utwana n'utuntu dutoya ugereranyije se n'ibyambayeho ubundi kumva amajameze nk'abarwanya intambara z'amahugu ari kuririmba none se ubu ngubu njyewe ziriya zose za caguwa n'ibiki byose zama wari ugiye kuva muri Nyabarongo koko nanjye nakoze nk'uko wabigenje nese ko byari byakurakaje kandi njyewe ikibazo yuzu ukambwira ngo njyewe nawe wese uko wakoze wabibwiye abandi nahise ngenda nanasohoye demo buriya barongo ntago imasteri bari babirangije abasaza ntabwo irangiye hari n'utuntu nagombaga kongeramo burya abahanzi mudukurikiranye mujye mutahana sample kuko isa n'isa abantu ni babi umuntu araguhemukira mana abantu babaye babi noneho ikibazo ugasanga mana umuntu muri tekereza nk'ubu nari nzi ko ngo tuzanye indirimbo ese ntije kandi nanamubwiye ni akaboko ka YAGO ndakazi naracyari n'ayandi byaciyemo nzagaruka rero uyu nguyu bikubitana n'ishaza bamuteye ubwo sinzi ukuntu nyine ahise abivugira hano ariko nagombaga kubivuga urumva indirimbo izumvwa n'abanyarwanda uzi kukwiba igitekerezo ubuhanga mu by'ubwenge icyo kintu ntabwo ariko ari n'ibyo deja n'amanota ikozemo producer uba wayacuranze nawe aba yibwa igitekerezo njyewe nuko ntari indirimbo ni projet nini nuko ntari ibi nabavuga njye oya njyewe aho hantu nari ngiye kujya hari ikintu kimaze kugaragara muri no industry by'umwihariko music industry cyo kwibana indirimbo hagati mu bahanzi kwibana indirimbo hagati mu ba producer kwibana amaprojet ugasanga umuhanzi yatangiriye projet kwa Pastor P abyumva yayumvisha undi mu producer niwe bivuze ko ati yizane hano nyukurangirize kubera ko yumvisha kuzaba hit ugasanga ibyo bintu bimaze gufata indi ntera kubera ko mutajya mubivuga uzaganire n'uwitwa Santana nawe azakubwira ibibazo bye Santana Pro shamani urumva ugasanga producer atangiye indirimbo irangijwe na element kubera ko ngari uri kuri trend ishobora kuba atanayirangije ahubwo akayikora azero afite idea yose urumva ikibazo kiba kibayeho ikibazo kigiye kuba kuri Amag n'uwo muraperi nta gihe utazaba ikibazo mu banyarwanda turi ibibazo mu bantu niyo management kandi sinari mbizi mbi ikibazo kuri umuproducer wayitangiye akaba atayirangije producer wayitangiye niwe ugomba kuyirangiza niwe Nation Breeze niwe wayitangiye niwe wayitangiye ndavuga iyo yindi bari ku vibinga ese abo bantu hari ikibazo mufitanye wowe tugiye guhita tukigirana ubu turagifitanye already kubera ko indirimbo agiye hanze ubari baribye none nje nkosora bazavuga ati ubufatanyacyaha bari kumwe na AB ndi kumwe na AB Godwin niwe unkorera n'amashusho dukore video vuba wowe urashaka kwiba igihangano cy'umuntu no ntago nzashyigikira amafuta uwo muraperi ikibazo ushaka kukubaza ikosa rifitwe n'umuraperi cyari rifitwe na management ye ntago mani iyo agakundi k'abantu benshi gafasha umwanzuro ntago wamenya ngo uratoramo ndi wahisemo sibyo uri kumva ariko management mani yambwiye ibintu ntari nabwiwe n'umuhanzi imbere nageze kuri manager ndi kuvugana nawe ngo indirimbo ngo tuyigure ngo yivemo ngo tuyihe runaka ngari uririmbamo oya nyine bacatse ngo mvemo bayibiceri imirongo yanjye bayiha undi muntu n'amamelody ibe projet y'umuhanzi wabo n'undi musani uririmba R&B mu Rwanda urumva mbese indirimbo umuhanzi wundi ari muri R&B mu Rwanda ariko AB iyo ndirimbo yantagikwe watanze wayihaye nde umuhanzi wifuzaga basi ntuvuge management umuhanzi wifuzaga ko wowe wifuzaga kuko Amag the Black yabaye plan B plan A yari YAGO mvuga umuhanzi wari ugiye kujyamo surumva byose tabirangiye se waretse tukazakora wowe kwavuze ngo nanze kuvuga ngo usigaye ugira ubwo uwo muhanzi ko hari wewe wanagize ubwoba ko bazakumena itara ngo bari baye ubwoba rwose nta kibazo mfite ubwoba wowe se ufite iki wavuze umuntu niyo management uzi se YAGO ikintu nakoze uretse nyine nsobanure sohotse ngasobanura ngewe ikintu nakoze rata cyo kuyisohora igitaraganya irangiye bagisinzire bakivayibinga ni uburyo bwo kugira ngo bate umwanya sibyo deja bataye umwanya
bahamagaye umuhanzi bamennye essence banyweye muri studio umuhanzi atanabizi uwo muhanzi ntabyo azi arimo birenganiramo ariko se yabiyoberwa gute kandi bamuhaye sample yo kumviraho akumva ijwi ni wowe yego niho yashobora no kuba atanze nge nta muntu uzi akaji akagira ngo umuhanzi wajyanye muri studio aragurisha ahubwo wenda bafite uburyo bamusobanurira yego kandi uwo muhanzi yahita byumva ariko musigaye muri uwo muhanzi we ninde reka tureke kuvuga management yo ugomba kujya mu ndirimbo tureke nabwiwe social ko ari we ugomba kujya muri iyo ndirimbo akaririmba ibyo wari waririmbye yego ngiye niko na bikize nabwiwe ari umuraperi nzi maze iminsi posting amafoto ari kumwe na social bivuga ko banafite indirimbo umuraperi ni Papa Cyangwe ntawe navuze nta Papa Cyangwe navuze gusa je nabwiwe umuhanzi ugomba guhabwa indirimbo ngo ko ari social niba ndirimba nabi nsaba abanyarwanda bandike muri comment y'indirimbo niba ndirimba nabi nanayihubuzaho urumva menye ngo wenda bashatse gushyiramo undi muhanzi nge naririmbye nabi oya niyo waririmba nabi mu gihangano cyawe ko ari icyawe ntekereza nyine nkaguma ndi umufana ntaribi urumva aho nayo mpamvu reka noneho nkubwiye hari umuraperi uherutse kuntuka njyewe nari nakoze all star nayikumvishije y'abaraperi bose bo mu Rwanda Diplomate Bulldog J Polly Paxson harimo Fireman harimo Gringo harimo Bakti harimo abantu benshi nanjye ndimo nasibyemo umuraperi umwe wantutse yaragututse ako bana majajya ntungura yarantutse mu ndirimbo cyangwa oya yantutse mu tugambo twabagenda bavuga utuntu ese amaji undi uwo mutipe yagututse nyuma yuko unyumvishije indirimbo je ko nayumvise arimo namusibye nijoro nyine byabaye nyuma unyumvishije indirimbo oya yantutse mbere ubyibuka nyuma nza kwibuka ati ngo afite ukuntu yibuka ko umuntu yamututse agahita amukora mu ndirimbo nose amaji umuraperi ni new generation cyangwa ni umuraperi uraho ngaho ariko reka nkumvishe ninde AB hari ahantu twari turi nta muraperi wari uhari harimo na JC yarayirimo afite na voice nziza vara iyi CDP undi namukuyemo azakora indirimbo ze niba kazajye mani yago wamuvuze niba bataje no kudusuhuza no sobonye ko mpepera ya mpepera nta kibazo dufite iyo mbonye araguruka arishinja iki si twari turi kumwe sawa tubyihorera dukomeze ikiganiro nuko rero tuba dukoze ingoma ubu mukuyemo yitwa nta gikwe ubwo ndayiririmbye ariko sinarinzi ibyayo ubwo ndanabimenye ariko umwanzuro yafashe niwo bro hari ikibazo kisigaye kiri muri showbiz ariko oya wirengagije ikibazo cyanjye nakubajije ngo wibwira ko ubu bujura buri mu bahanzi bwo kwibana ibihangano n'ibitekerezo buzashira ryari mu gihe mutarimo kugaragaza abibi bitekerezo uze nko muri interview nko kuvuge ngo runaka yaragiye kunyiba ibitekerezo niyo mpamvu nsohoye indirimbo byigitaraganya niyo mpamvu nifuza ko indirimbo izasohoka isohowe n'uyu muntu yitwa nta gikwe ifite ama melody asa n'ay'indirimbo yanjye ifite amagambo asa n'ayiyanjye icyo ntegereje ni ukubona wenda iyo ndirimbo isohotse nibwo buri ibintu byose nabivuga sibyo kuko je nyine mfite na chat n'ibiki n'ama voice note banyorera ngo indirimbo ngo irarenze urumva ahubwo se ubwo ntago uri kuyipromotinga nayo tuvuge ko yacu iyo bakwibye kandi iyo yacu bayisohora man abantu bashize ubwoba abantu bashize ubwoba man uziko ushobora kuza hano sitwicariye hano situri Sonatibe ukaba turi abatumirwa bawe twicaye hano nk'umunyamakuru wundi akaza kwinywera agacyayi hari tubona agahita atera hano mikoro ati agafata ikiganiro cyawe agahita gikoresha man abantu bashize ubwoba ubwo rero iyo nawe urinjije uragikora hanyuma se noneho yago wenda wabwiye ngo muhe mufashe icyo kunywa n'icyo kurya ndaje ese yago nkubaze ntago umaze kubona ko showbiz hari abantu bashatse kwigira nkaho bayiyoboye ibyo bintu rero ibyo bintu bigombe bicike mwana bro hari abantu mani bumva ngo bararenze ugasanga bakoza gakundi nk'aka abantu 3 4 5 mu gihugu kirimo miliyoni zisaga 12 ugasanga abantu 4 ngo bararenze mwana ni ikibazo akanakwereka ko arenze agashaka kubikubwira mani iyo ufashe iyo unyegereye turebana amaso mani n'umuntu utagira isoni amaso ku maso turebana gurya natwitse essence yanjye ntuzi n'ahandi nanyuze nibazo nagize wenda na polisi yanyandikiye nje kukureba
ngo nkeneye umuhanzi wawe niyanyishyuza sahubwo kambwira ati nyishyura lebo yanjye irishyuza dukorane n'umuhanzi nayamuha ariko iyo ndebye manu ugahita umbwira ngo va mu ndirimbo ngo nguhe amafaranga sasa n'agasuzuguro bro n'agasuzuguro ubona amafoto wayabonye barimo gukorera kwa producer wuhe element yego hariyo uwo muhanzi hakaba hariyo management nakuwo mujamu mu managinga vibe no nazanye followinga ukuntu bimeze agahinda bafite ahubwo icyo nakwifuza basubireyo bahindure beat indirimbo yabo isohoke yindi bayihinduremo indi kuko indi yasohoka kugira ngo umwanya wawe udapfuba jewe nzagaruka nibayisohora bro nibayisohora mani nzereka n'uwundi we ari ukuntu abantu babona umuntu atavuga mwana bakagira ngo ni ipancharaho tekereza ko yari yanze kujya kuri kamera ngo hari ibintu byinshi navuga tugende turavuga ku ndirimbo kuvugaho kumbido ibintu ibindi barayivayibenze n'indirimbo murayisohoye indirimbo iri kuri YouTube yitwa Ntagikwe dore abahanzi ngaba turi babiri bamanuke munsi y'iki kiganiro bahita basangaho link man upininge yago udupiningira indirimbo abantu iriho kandi noneho mu bantu muzagerageza no kujya gukora ibiganiro mu nta kintu nge nari mbiziho ariko nushaka ariko urabimenye ndabimenye mana sigagira ubwoba ndabimenye umva se nkubwira ndabimenye ariko nese amajire kankubaza ntacyo mvuze ntiteranye ubwo nibyo mvuze bananga abantu bazano mani kuri microphone ya danger mu gihugu cy'u Rwanda akaza kutukana amaji nibyo nsigaye nanga ariko nanjye iyi mikoro nayigarukaho sawa murakoze nawo bwabo segayo yogera ama niba utagira ubwoba nuwuhe muhanzi wakuye mu ndirimbo umuhanzi nakuye mu ndirimbo yitwa Kalifani amani naye mumbariza ikibazo akira mikoro ubundi munadusoreze arakubajije uramusubiza ni Kalifani nakuye mu ndirimbo yanjye ngaho nawe mubaza ikibazo gusubiza hanyuma se wowe element twamumenye da iyo management yitwa ndi kuko basi bivuga ureba neza man oya sorari kwirebesha man iyo management no muhanzi naje nsimbura kuko urumva we yari yabanje mu kibuga bagutera indobo bajya ahubwo kukwiba ibintu byabo uwo yarinde bimeze bite yasorundira mu bikiba wese ko nkubwiwe nakuyemo none se ubundi reka nkubaza umuhanzi yago ko yamuvuze ikindi uburi muri kumbaza yago ntiwamuvuze ntabyo nzi umugabo umuhanzi ni se wa Cyangwe Papa Cyangwe nuwo yari ni buriya zira flow ni isohoka yabo bahungu nkumva harayihurira niyanjye reka nkubwire ikindi aribo bibye indirimbo ya AB Godwin ntago barayisohora simbizi niba kuko bari buyisohore gusa niba yisohora kiraba ari ikibazo ikindi nashaka kuvuga mani biba ari ikibazo kubona ufata umuntu w'umusore mugenzi wa oya ndanamurusha imyaka inde bumba ari babiri mbarusha imyaka yaba Rocky yaba Papa Cyangwe sibyo ico si ikibazo ariko noneho ni ibiki se icyo si ikibazo man none se kurusha abantu imyaka ni byadanje ntago ari bya ama ntago nkurusha imyaka nurayindusha none se icyo ni ikibazo ikibazo nangiye kuvuga urumva man biragoye kubona yago uri umusore mugenzi wanjye none n'ikindi tuba dusangwe turi inshuti bro ukamwobagiza man ukanyikira imihanda mwana ngo ngwino ndebe ngo gumaho ngo kata ngo mu mujyi urumva bro ngo kata mu mujyi ngo garuka ngo bigenze man kuhobagiza umuntu ni ibiki iyo ushaka guha service umuntu yimuhe cyangwa se umukatire gutanga service n'uburenganzira bw'umuntu sibyo no guhakana n'uburenganzira bwawe nta nubwo ngomba kugira ikibazo ariko mani kumhobagiza wallahi mani biramvuna cyane n'umuntu aba yaratigise imihanda mwana igihe kinini byaravunnye umuntu indirimbo iravunana bro ariko nankibaza uko nayibangeraho homo akamfata oya uwari wese namugeraho mani uwari wese nese yagahoto mukwiye n'uwazi ubonye kuno umuhanza anyaruka ndamusuje ugasambira ko nta kibazo dufite ku cyampunzi nari zikari njyahunze kuba hunze waraye mukuye mu ndirimbo mani yari yarapye neza uzamusubizemo mani twagiye ku ndirimbo musubizemo wamusubizamo mani wamusubizamo ngiye musabiye murekeremo mani okay mushubijemo yago iyi ndirimbo bitewe na huti reka nyicurange nyigendereho ubona twayisohoye nta muntu n'umwe byaye
none amani we nibuka n'ijambo na rimwe ngaho gusa nzi ijambo yakwibuka ngo muziba buri mwagize iki nimba mukennye mwareke kubeshya abantu ngo mujye biramfasha kuyibuka mani ko ni huti ba vibing uyicumbagiriye mani we yeah we sishaka intonganya za buri munsi yirizariza ngo natinze gutaha oh no sinatengamaniga nyagati gito amajoro mu mihanda dukwepera mu kavuma ibaze yama baby dusenda namutuba uzaya kazabagushije cyano izo zamagwedi zitera umunaniro nkorera kashi sindi ariko mana ntagikwe mfite kageze kwa mani sibyo ntagikwe nta kintu nshaka ko ndimo bagende bayumve bambare bayumve ntabwo ndi kuyibuka yego dushyiraho akadomo Amani ndetse na AB Godwin indirimbo yitwa ntagikwe jya kuri kino kigano munsi gato urasangaho link twayipininzeho we love you so much mbabare mwese gukupa bro ndacyakora video nanjye baraba mukore subscribe ndacyakora filime sawa turacyakora akazi mu YAGO murakoze